Yes, hello my people abanyarwandakazi, nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongeye kubifuriza igitondo cyiza mwe aho mugiye muherereye hose. Ngaye nguko rero nkuko muri kubibona muri screen mubonyemo ikigo cy'amashuri, mubonamo abaturage mu by'ukuri hano bari kugenda batanga ubutumwa, ibintu byakomeye, ibintu byadogereye, ibintu byafashe indi sura, ibintu byafashe indi ntera, dore ko mu karere ka Kayonza ikigo cy'ishuri cya Nyamiyaga ndetse na groupe scolaire Juru biherereye hariya igahini kabisa, ibintu byakomeje kugenda biba bibi cyane, dore ko ababyeyi bafite impungenge zaho abadayimoni bari kwica abana b'abakobwa, abadayimoni ngo baba muri kiriya kigo. Ngira ngo mu by'ukuri ibi bintu ntabwo bikunze kubaho, ibi bintu byakomeje kugenda bibera urujijo imbaga nyamwinshi, ndetse namwe mugiye kumva aya makuru muri kumva ko ari aha Yezu na nyiri cyubahiro Imana, uri kumva ko mu by'ukuri ibi bintu biteye isoni n'agahinda kandi binateye ubwoba n'intimba nyinshi. Uti byaje kuba bigenda gute rero? Aha maze kubabwira mu karere ka Kayonza rero muri bigo by'amashuri bibiri, yaba iki kigo cy'ishuri cya Nyamiyaga ndetse na groupe scolaire Juru, abana b'abakobwa bari kugira gutya bagafatwa ngo n'amadayimoni. Abantu benshi bari kuvuga ngo amadayimoni aba muri iki kigo. Ndaje mbumvishe ubuhamya bw'abaturage ndetse n'abana bamaze kuba baburira ubuzima kuri iki kigo, abana bamaze kuba bahapfira kandi bivuga ko bishwe n'amadayimoni. Uyu mugoroba rero iki kigo cya groupe scolaire Juru, umwana w'umukobwa w'imyaka 9 yaje kuba yitaba Imana, dore ko abamaze gupfa bo ni benshi, ariko ibikomeje kuhabera byo ni nyine nkuko maze kubibabwira ni agahoma munwa, ngo dore ko amadayimoni ari kuza agafata abana, ubundi ngo bakirukanka ku musozi bagatoragura amabuye, ugasanga hari n'ibindi bari gukora bitari byiza, kuko muri bwumve n'ubuhamya bwa bamwe mu barimu bahari n'ababyeyi baturiye hafi n'ababyeyi b'abana babo, nyine murabyumva, ndetse n'abahari bashinzwe umutekano wo kujya bahita bafata abana b'abakobwa bamaze gufatwa nawe madayimoni, kugira ngo nyine batabasha kwiyahura, ngo kuko hari n'igihe bimufata akagenda akajya yikubita ngo nk'umutwe akawukubita ku gikuta, ugasanga ari kwikubita ingumi cyangwa ari kwiteragura amakaramu. Ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bikomeza kuba urujijo, abana benshi rero bamaze kuhaburira ubuzima. Ese we wagira iyihe nama aba babyeyi? Ese ni ugukura aba banyeshuri kuri iki kigo, dore ko ngo aya madayimoni kandi ari gufata abana b'abakobwa gusa? Reka ntangire n'ubu buhamya bw'abaturage mwiyumvire, ubundi nze dukomeze n'aya makuru kabisa. Bakamujyana mu rugo agakira, ejo akagaruka ku ishuri, ariko muri iyo minota nyine aba ameze nabi cyane. Hari uwabonye byafashe? Ngiye naramubonye. Yarameze aba yacitse intege, yanegekaye, ubona mbega muri wasa naho imitsi ariko afite imbaraga ku buryo yanakuruma, n'abagabo bashobora kumufata bakamunanirwa, kandi ari umwana muto w'imyaka 15, 12, bisigaye biza no mu bana bato nk'ab'imyaka 9, ariko imbaraga bafite ziba ari nyinshi cyane. Ibi murakeka biri guterwa n'iki? Byaratuyobeye, twayobewe ikintu kibitera, kubera yuko urebye ntiwamenya ahantu bituruka, kuko byibanda cyane ku kigo kimwe. Ngo n'abaganga bababwiye ko nta muti, uramufata ukamushyira aho wagira amahirwe wamusengera bikamurekura, hariho n'igihe musenga bikamurekura, ariko n'ubundi ejo yasubirayo ntago bimufatira mu rugo, akenshi bafatira ku mashuri, ku buryo hariho n'abana bava mu mashuri bavuga ati kiriya kigo ngiye sinzajya kukigaho kubera hari amagini, ariko ntago tuzi ikibitera. Kamubaza uko yarameze, akubwira ko yarameze, ati akubwira iki? Hari igihe aba atabizi, kuko ahubwo uwanjye mu gitondo yazindukaga ambwira ati mati ndumva umuhogo umeze nabi, ati ndumva hano hose havunaguritse. Noneho nkahita mbimenya ko ari kwa kumufata bamukomeza yivunagura n'iki, nkahita mbimenya ko ari byo, nkamubwira ati ihangane, nta makuru ufitiye ibyakubayeho n'injye uyazi. Ntayakubaze we? Nyine twarabivugaga, hari n'igihe nk'uko wenda ababyeyi bazaga bagasenga, ariko bikamara umwanya munini cyane. Hari n'igihe byamaraga nk'isaha cyangwa iminota 30 yose bakimusengera, ariko hazanzamukiye noneho ko yarazi ko ari indwara yabaye koronike ku kigo hose, yabona abantu benshi bari gusenga akabagaruye akenge agahita arira, twahita tubona ko noneho yorohewe. Umwana yahwereye
kandi icyo kigo abo bana cyo kuri juru bari kuvuga ko abana bari kugira ibyo bintu bibahwereza. Kandi ikindi kintu dufite nk'ababyeyi, umwana ari kuza nk'uko nguko, umwana ntabe yasurwa, bakohereza umwana gutyo ntihagire n'umuntu wasubiza inyuma ngo barebe wa mwana yazasubira ku ishuri nk'uwo nguwo bamushubijeho birongera biramufata. Ubwo rero uwo nguwo niwe nabasha kuvuga kuko niwe nabonye. Ugeze kwa muganga hari uburwayi bamubonye? Yahise apfa mpita ngaruka. Mukigera kwa muganga nta n'umuti bamuhaye? Ntawe. Hari ikibazo yarasanzwe agira? Nta kibazo yagiraga na kimwe. Abana bacu kandi ikintu cyavuzwe buriya kiba ari cyo, ikintu cyavuzwe kenshi cyane kiba ari cyo. Harafatwa abana b'abakobwa bonyine gusa, nta muhungu ufatwa, tukabigiraho n'ikibazo. Nta muhungu ufatwa, n'abakuru bari mu masiniya barabazana ari abakobwa. N'aha turi tuturanye nawe, dufite uyu wapfuye, nturanye n'uyu mumama, n'aha hari umwana w'umukobwa muri urwo rugo nawe bifata. Uyu wapfuye nawe niho yigaga? Uyu nawe niho yigaga. Hirya aho ngaho hariyo n'undi kuri urwo rugo rukurikiyeho hirya. Bari kuba bafite ibihe bimenyetso bafashwe? Barafatwa basara, bahwera, mbega ni ugufatwa ahwera atazi yari yavugagura, bagahita bafata bagatwara mu rugo, abanyamasengesho bakamusengera umwana agakira atagiye kwa muganga. Hakaba n'igihe hari n'urwanyije akajyana kwa muganga, ariko yagera mu rugo agakira yasubira ku ishuri bikaba byo. Ntibaza rero ikintu kibafata bagiye ku ishuri, mu rugo ntibibahafatire. Nicyo kibazo turimo kugira. Ikibazo ubwoba bwo turabufite, atari igihuha atari n'iki, abana bacu turabahagarika kujya ku ishuri. Murabakura mu ishuri? None ndajya njya gukora cyangwa njye hehe umwana wanjye aza kubita umutwe apfa, turabahagarika. None ko bitari ahandi mu bindi bigo bikaba biri kuri ibi bigo byahereye Nyamiyaga, bikurikije ahangaha ko nta handi biri bikaba biri kuri iki kigo. Abana turabahagarika kujya ku ishuri. Biri kugenda bizenguruka? Biragenda bizenguruka. Abana twagiye kubona tukabona baravuza induru ku ishuri, bakikubita hasi bafite imbaraga nyinshi ku buryo n'abantu b'abagabo batabafata. Hanyuma umwana byamufata kabiri gatatu, ukareba ko umwana akomeza kuzamuka mukura mu ishuri. Icyifuzo cyacu tubona, nibura ngewe nko ku ruhare rwanjye, icyifuzo numva mfite nuko iki kigo cyagira ukuntu kigenza kikaganiriza ababyeyi, bakaza bakatuganiriza, bakareba niba hari abanyamashengesho bahahora bakasengera abo badayimoni kubaragenda, kuko ubundi umuzimu yirukanwa no gusenga. Ubwo rero niba abantu batagisenga, urumva abadayimoni niba bariyongereye, ahubwo ubuyobozi bw'akarere nibudusabire, nibura bari hafi ya kiliziya, wenda niyo umuntu yamujyana muri kiliziya, wenda uwo munsi imyuka mibi yahunga. Uravuze ngo umwana wafashwe akira ari uko asengera? Cyane. Bigenda gute? Barabafata bakabajyana ahantu bakabasengera, umwana ukabona aruruhiye warakize. Ejo yasubiye, ababyeyi bamukoreye ibishoboka byose, yagera ku ishuri agafatwa. Yamara gufatwa bagakora ibishoboka byose, umwana akaba yagize gute, akaba yitabye Imana. Icyo kibazo noneho uburezi bw'ikigo ndetse nabwo bukabasha kukimenya, ugasanga na wa mwarimu namba se wa diregiteri ntaje kureba wa mwana wavuyemo umubiri ngo bazi banamufashe kumuherekeza. Ni amadayimoni aba mu ibyo bigo, ni amadayimoni aba mu ibyo bigo rwose. None se kuki umwana agenda ari muzima kandi nta kibazo afite? Umwana wamwogeje, yariye, icyo ari cyo cyose yagifasha, ariko akagera mu kigo akagira gute, akaremba. Kubera ko bifata abana b'abakobwa, twe tubona ari nk'ibintu by'amakini. Bamwe mu babyeyi bati turakura abana mu ishuri, byo birashoboka ko mwakura abana mu ishuri kubera icyo kibazo? Si n'ababyeyi bavuga ngo barabakura mu ishuri, n'umwana bibayeho ava mu ishuri, kuko mfite urugero rw'umwana duturanye wavuye mu ishuri, aravuga ati ngiye sinzasaba kuri cya kigo cya Nyamiyaga kuko njyayo ibintu bikamfata. Ariko mu by'ukuri njye nanjye kuturanye aho yaviriye ku ishuri ntabwo byari byongera kumufata. N'umukobwa? Ni umukobwa, kuko bifata abakobwa nawe bifata abahungu.
ubwo bivuze ngo uvuye mu ishuri ntibyongera kumufata? ntabwo byongera kumufata nese ko duturanye ko bitari byongera kumufata kandi ubona atuje neza. Ukuntu byagenze, twari turi mu kigo muri lunch isaha ya saa sita tumaze kurya, twinjiye mu ishuri, hanyuma tujya kubona umunyeshuri w'umukobwa arafashwe, bitangira atoragura amabuye yirukanka ku bantu, akajya twirukaho. Noneho kubera ko nanjye ndi umwe mu basore bazi kubafata nyine iyo byabafashe, hanyuma umukobwa tukabirukaho, hafatwaga umwe tukamujyana mu cyumba, n'undi akaba arafashwe nawe tukamwirukaho, tukaba turamufashe nyine. Gusa bakavuga ko hari umuntu ubyohereza nyine hagati, ni umuntu ubyohereza wo muri karitsiye nyine z'aho ngaho Kahi. Ubwo ngubwo tukagatereka dutegereze turebe ukuntu bizagenda. Ubwo icyumweru kikaba kirashize ari gutyo bimeze. Umukobwa buri gihe nta muhungu bijya bifata, ni umukobwa gusa. Uwo munsi wowe uri ku ishuri byafashe bangahe? Bifata benshi, ndakeka abantu byafashe icyo gihe bari nk'abantu bagera nko muri 5 cyangwa 6. Baba bavuga ko bari kubabarasa? Abarira wamukozaho Bibiliya bikaba akarusho agasara akirukanka. Yego niko biba bimeze. Mugakeka ko ari ibiki? Nyine bamwe baravuga ngo, abatabizi baravuga ngo nibyo bari kwikoresha, gusa ku muntu ubizi yarababonye aravuga ati ntago baba babyikoresha. Yego. Icyo kigo gagaho niki? Ikigo ni cya GS Nyamiyaga. Ngaye nguko rero ngira ngo mwabyumvise ibiri kubera hano mu karere ka Kayonza, hano ikigo cy'ishuri cya Nyamiyaga ndetse na groupe scolaire Juru. Muri kumva ko ibiri kuhabera mu by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane. Twaje kuba twaganira n'umwe mu bayobozi b'ikigo rero, Deregiteri, umva ibyo yabaye adutangariza, wumve ikiganiro kirambuye twaje kuba twagirana. Muganga duhamagara ababyeyi bakafata umwana bakamujyana kuri centre de santé ya Nyakabungo, hano hirya naho ntabwo ari kure cyane, umwana akavurwa akagaruka. So rero ibijyanye n'uburwayi bw'amayobera ntabwo hari rwose. Indwara abana barwara ni nkuko n'abaturage hirya bazirwara bakivuza bagakira bifashishije mituelle de santé cyangwa se ubundi bwishingizi. Mujya mubyumva nk'uko tubibabwiye bavuga ko ari imyuka mibi, ko bavuga ngo ni imyuka mibi. Byatangiye kuvugwa mu myaka yashize, bavuga ngo hirya mu kigo duturanye ngo bibayo, ariko nta byari bwakagera aha ngaha. Hano ntabwo biratangira kuvugwa. Yewe rwose by'imyuka mibi abana bararwara, kandi bakarwara nk'uko nabibabwiye uburwayi bajya buvugwa no kwa muganga. Ikibazo nk'icyo bakihutira kujya babajyana kwa muganga. Ntabwo twabuza abantu ku bijyanye n'imyemerere no gusenga Imana basenga, ariko bakajya kwa muganga nuko nagisubiza. Abavuga ko abana bashobora kuva mu ishuri bamaze kurivamo kuri ubu babivugaga baturanye nabo, n'abandi bavuga ko bashobora kurekera kohereza abana ku ishuri, bo murabahugura. Ubutumwa bwo kubabwira icyambere abumva bahungabanye nk'ibyo turabahumurije, nibareke gufatira ibintu ko bitari. Urwaye cyangwa se urwaje najyana umwana kwa muganga. N'usenga nawe twamushishikariza kuba yasenga niba byumva kuko byamufasha yasenga, ariko nta mwana ugomba guta ishuri hano kuri GS Juru TSS. Niba hari n'uwagiye wenda kubera kumva ibyo byago byabaye ejo, turamuhumurije azagaruke. Ikindi gifite ijambo kuri iki kibazo mubajije byumvikane neza, niba mushaka no kuza kukibaza ndagisubije. Nta sano iri hagati y'amadayimoni n'urupfu rwa Keriya. Yes, ngaye nguko rero ngira ngo mwabyumvise, ababyeyi bo barakomeza batabaza cyane, baratakambira ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abantu bose muri rusange kugira ngo bafatanye kugenda batabariza hamwe aba bana bari kugenda bapfa impfu zigiye zitandukanye, dore ko ubuyobozi bw'ikigo bwo bwaje kuba bugenda hari ibyo bwemera ndetse n'ibyo bahakana. Ngaye nguko rero uko byifashe ya Day by Day News, reka twongere kuza gusubira mu kanya mu yandi makuru ari
ari kugenda acaracara. Murabizi ko amakuru yo aba ari menshi, murabizi ko kuri Day by Day News amakuru aba ari akagaruka, ariko mu by'ukuri tunasengera n'aba bana bari kugenda bahura n'ibi bizazane. Ngayo nguko reka twongere dusubire